uravuga ntabwo nigeze nza ndi komboka ubona aho uhera amagambo ujyana aho ntazi naho nzi urumva inama zawe wallahi Imana ikubabarire njye ntabwo nigeze nza ndi komboka mwari muri kuvuga nk'abantu bacakiye ntuzongere kungira inama ndakwiyamye ntuzongere inama yawe niba ni izina ry'Imana yo mu ijuru niba naje ndi kubumviriza Imana imani mwari muri kuvuga cyane umuntu aba yitereye umutwe arimo gushaka uburyo yakemura ikibazo urumva ariko waje ukareka gutera wagira kamanzi mbwiza ukuri uyu mugore urumva niba atabasha kubona ibibazo biri muri uyu muryango uririrwa usakuza n'iki nyamara bano nibo babi kuri wowe nibe natwe turamuzi aba ni babi kuri wowe hanyuma nta mugambanyi ukurenze nari nakugambanira njyewe sinarinzi njye narakugambaniye rugi twabanye nzi kuri umuntu muzima ako we bitowe uramufataho nkandi nkabibona unukirukanka ufite icyo ntabwo ubona ko umugabo wawe ari gusatira urupfu ibi byo uzabisigara muri mu mahoro ubundi uhagaze ku ruhe ruhande ameze neza aguwe neza agiye gusigaragaramya aryamye arya yumva aguwe neza ngo ararya si ibyo yahashye ararya agira akazi nitumara kuyisohokamo se cyangwa bakayisohokamo uzasigara itunzwe n'iki ibyo ni amahane gusa ntabwo banza ureba ikibazo kiri muri uyu muryango. Alo Fabio wajyana watuje nkakubwira ko nshaka kukubwira uya birihutirwa jyana hatuje birashaka kukubwira rurangirwa ni muzima n'urwembe ntaga yigeze apfa narabikoze bimwe wambwiye byose nyine nkuko wabimbwiye niko nabikoze ariko ni muzima n'urwembe ari mu rugo ntaga yigeze apfa ntabwo uri kubyumva nta muntu uri mu rugo ndi mu rugo njyanye bose ntabahari none se alo ndi kukumva none se kuri kuvuga nkanga wavuze gakeya ko ndi kumva mfite n'ubwoba ntabahari bose bagiye mpumura ntaga nahaguhamagara nzi ko ndi mu rugo bahari nzagakora neza nk'uko bisanzwe none se ibyo by'amafaranga ni bisanzwe nzagakora neza humura ariko icyo nashaka kumenyesha ko nuko rurangirwa ni muzima ntagayegeza apfa iby'amafaranga uzayama nimara kugusoza ntitwabyumvikanye se uko bizagenda ni nk'uko twarabyumvikanye nimara kugasoza neza ntuzayishyura amafaranga yose ntaga nzi ikigomba gukurikira rero ibyo nagomba kukumenyesha nibyo sinzi uko bizagenda gusa icyo nagomba kukubwira cyanya cyo cyari kitumye nguhamagara nuko rurangirwa ntaho yigeze ajya ari muzima sinzi uko babigenje kugira ntapfe ndaguma kukunegera nk'uko bisanzwe nk'uko sanzwe mbikora ndajya nkumenyesha buri ko mbonye andi makuru mashyashya ndi mu rugo ngiye nyine nari ndangije guteka nateguye byose byasoje ni urwembe nzajya ngenda nkumenyesha gake gake uko nyine njya ngo n'amakuru atandukanye humura bakunze wa films y'umusara noneho tumaze kubona ko iminsi y'igisambo ni 40 uyu mwana afite igihe yahereye agambanira uyu muryango wo kwa cyusa ariko tumaze kubona kuri ino nshuro noneho ko iminsi y'igisambo burya ni 40 ukwa 40 kigafatwa rero Fisto abashije kuba yafatwa ari kuvugana na Fabiola se mama cyusa araza ko yamukorera iki ese mama cyusa yaba yumvishe ibi bintu byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza ni byinshi tugiye kuba twarebera hamwe bibashe kuba byaranga iyi filimi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi ese uyu mwana Fisto biraza kuba byamugendekera gute kubera ko tubonye ko yari arimo avugana na Fabiola amubwira amabanga yose amubwira ko musaza wa IRIBAGIZA atigeze apfa se mama cyose yabamwumvishe byose tugiye kuba twabirebera hamwe kubera
kubera ko uyu mwana Fiston akomeje kuba yakoreshwa n'amafaranga ariko ibyo ntago bigiye kuba byamera neza kandi ni byinshi cyane turaza kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba biraza kuba byashimisha abantu benshi. Rero Rugema twatangiye kubona ko atangiye kuba yasinzira ari kujya kuryama agatangira kuba yarota iribagiza arimo amutera icyuma. Ese biraza kuba byagana he? Ingaruka z'icyaha zitangiye kuba zamugaruka, nibwo ari kugenda abona ibyaha yakoze, nibwo ari kugenda abona ko bya bintu biri seriye ko iribagiza ashobora no kuba yakihorera. Ese nawe wishimiye ko Rugema ingaruka z'icyaha zatangiye kumugaruka? Jyaho hasi muri comment tuvuga ati Rugema dukeneye ko afungwa ahabwa ubutabera aho kugira ngo yishwe na iribagiza, kubera ko ibintu noneho bigiye kuba byaba muri no filimi ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byashimisha abantu benshi cyane bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Ese biraza kuba byagana he? Ni byinshi cyane turaza kuba twarebera hamwe. We ni icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel, ukajyaho hasi muri comment ugatangamo ibitekerezo bye by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'umusaraba yuko bikomeje kuba byanezeza abantu. Kandi twamaze kubonamo iribagiza noneho ko yagarukanye amavuta, yagarutse noneho ari wundi kubera agahinda yatewe na Rugema. Ibintu agiye kuba yakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko agiye kuba yafata Rugema, agiye gushaka umubyeyi we, buri kimwe cyose akeneye akabanza akagishaka. Kandi yamaze kuba yavumbura ko izi nzu Rugema afite iri yabamo ndetse n'iyo kwa Cyusa abamo yatije kwa Bacyusa ngo babayemo, twamaze kubona ko ari y'ababyeyi ba Iribagiza. Uri kumva ko rero iyi mitungo yose Rugema arimo igiye kuba yakegukanwa na Iribagiza. Rero Rugema agomba kuba yayibyinamo iminsi mikeya, ariko twamaze kubona ko ibyo bitameze neza. Se biraza kuba byagana he? Ni byinshi turaza kuba twarebera hamwe. Ni rero nimba tubashiye kuba twagenda kuri uyu munota ukaba wishimiye ko Iribagiza amaze kuba yakibuka buri kimwe cyose, akaba ari kugenda amenya n'imitungo iwabo bari bafite, akaba amaze kuba yamenya ko iriya mitungo Rugema yose afite ari iy'ababyeyi be. Rero uri kumva ko Iribagiza ibintu bigiye kuba byaba neza cyane. Se cyusa we araza ko yamufasha iki, kubera ko yaje kuba yamugisha inama ngo amugire inama nk'umukunzi we. Byose turaza kuba twabireba rero bibashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'umusaraba, kandi ni byinshi bikomeje kuba byayiranga. Kandi iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho amakuru yose aza muri filimi Inzira y'umusaraba, niyo yonyine y'ukuri, kubera ko ikimenyimenyi niyo ifite abasubscribers benshi yerekana ko ari ukuri, byikora ari ukuri. Rero nimba ufite ibitekerezo ushaka kuba watanga kugira ngo bisaze muri filimi Inzira y'umusaraba, jyaho hasi muri comment witonde wandike neza igitekerezo ushaka kuba watugezaho kugira ngo tuze kugisoma, tuzabashe kuba twagusohoreza ubutumwa wabashe kuba watanga, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe. Ese Rugema ndetse n'uriya mugore Mama Kanyana bo ibyo biraza kuba byaherera hehe? Kubera ko Rugema na Fabiera bapangiye umugore Mama Kanyana kuba bamwica kubera ko atari gufatanya nabo. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiera akabo kagiye kuba kashoboka, kubera ko Iribagiza yamaze kuba yanywa umuti wa kabiri. Kandi umuntu bashatse kuba bahitana twabonye ko Fiston yahamagaye Fabiera akamubwira ko musaza wa Iribagiza ari muzima, ari muryerye. Kandi twarabonye ko Rugema ndetse na Fabiera bashatse kuba bamukura mu buzima. Urumva filimi yacu ikomeje kuba yagana ku rundi rwego, ikomeje kuba yajya ahandi hantu haryoshye cyane. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ni byinshi cyane twamaze kubona hano muri no filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, aho twamaze kubona ko uyu mwana Fiston iminsi ye yamurangireho, nk'uko bavuga ati iminsi y'igisambo ni 40. Fiston kuri ino nshuro yafashwe ari kugambanira uyu muryango wo kwa Cyusa. Mama Cyusa abashe kuba yamwifatira, none Fiston araza kuba yasobanura iki? Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, baza urikandeho, nurangiza ujya muri comment nimba wishimiye ko Fiston abashe kuba yafatwa kubera ibyo yaragiye kuba yakora, kubera ko yaragiye kwiba yakica musaza wa Iribagiza aburaho gakeya. Uri kumva noneho ibyo ko byari biteye isesemi, kubera ko ibintu byaratangiye kuba yakora hano muri no filimi ntago ari ibintu byiza. Ariko umunsi we wageze, Mama Cyusa abashe kuba yamwifatira, ari guhamagara Fabiora amubwira ko musaza wa Iribagiza yakize. Se araza kuba yamukorera iki? Byose nibyo turi kugenda turebera hamwe hano muri no filimi yacu, kubera ko uyu mwana yari yarigize ikigomeke, yari ashaka amafaranga, ariko kuri ino nshuro ntago arigera
kuzigera acika uyu mugore mama cyusa, kandi twe twamaze kubona ko hano bari baramureze nk'umwana mu rugo, ariko ibyo birarangiye nyine kubera kuba yakora ikibi, kubera gufatanya na Rugema ndetse na Fabiola. Ubwo uri kumva ko igihe cye kigeze, iminsi y'igisambo irarangiye kubera ko Fisto abashe kuba yafatwa. Uri kumva ko hasigaye Rugema ndetse na Fabiola. Ese ninde urajya ubatangira amakuru noneho ya hano muri uno muryango, kubera ko imigambi yabo ikomeje kuba yapfuba. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane, ikomeje kuba yagera ku rundi rwego tutari twiteze ko iraza kuba yazaho, kubera ko uyu mwana Fisto yari amaze kuba yadukorera ibintu bitari byiza, kuba yari ashatse kuba yakica musaza wa Iribagiza. Ntabwo ari igikorwa cyiza yari akoze. Rero abantu bishimiye ko Fisto abashe kuba yafatwa, mama cyusa akabasha kuba yamenya umugambanyi wari waroze musaza wa Iribagiza, akaba yaragiye kuba yapfa biturutse kuri uyu mwana Fisto. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye. Rero nimba tubashije kuba twagera hano kuri uno munota, ukaba wemera ko Imana burya ikora ibitangaza, ikabasha kuba yavumbura ikibi cyihishe mu bantu, jya hasi muri comment wandikemo amen, kubera ko Fisto ni Imana ibashije kuba yamugaragaza. Yari azi ko hari muri ya muryango bagiye bose, ariko mama cyusa atunguwe no kubona Fisto arimo agambanira umuryango we. Yari azi ko bamufata nk'umwana hano mu rugo, bari bazi ko atakora ikosa nka rimwe, nuko cyusa yabibabwiraga bagahakana, ariko kuri ino nshuro mama cyusa yiboneye ukuri. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane bibashije kuba byaranga iyi filimi yacu, bishimishije abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko uyu mwana Fisto yari yishe muri uyu muryango. Ntago bamukekaga, na mubo bakekaga na wari urimo, nubwo cyusa yabivuze mama cyusa agahakana ati nta wacira umuntu urubanza, ariko noneho abashe kuba yamwifatira. Se Rugema na Fabiola bo ibyo biraza kuba byagana he, kubera ko umugambanyi wabo wari ugiye kubafasha kuba bashyira Iribagiza hasi ndetse na musaza we, kubera ko bari bazaga hano muri runo rugo rwo kwa cyusa Iribagiza niho ari, abashe kuba yafatwa. Rero uri kumva ko Rugema ndetse na Fabiola bagiye kuba barwara indwara y'agahinda, kandi twamaze kubona ko Rugema noneho ingaruka z'icyaha zatangiye kuba zamugaruka, ari kugenda akaryama, yagera mu buriri akarota Iribagiza yaje kuba yamwica. Rero urumva ko Imana burya ikora ibitangaza igahora yihoreye, kubera ibyo yakoreye Iribagiza ntago kuryama ari kubasha kuba yabishobora, ari kubona Iribagiza aje kumwica. Se Rugema ibyo biraza kuba byaherera hehe? Se araza kuba yatoroka cyangwa afungwe? Byose nibyo turaza kuba twarebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, uri kandi wowe nurangiza ujya hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo ufite, ushyiremo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, yuko ni byinshi cyane turi kugenda turebera hano kuri ino channel, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Muri episode iraza kuba yakurikira nibyo turi kugenda tureba, ise biraza kuba bimeze bite, kandi twamaze kubona noneho ko Iribagiza ibye we bigiye kuba byajya ku murongo, kubera ko yamaze kuba yavumbura ko iyi mitungo yose iri hano mwa runo rugo ari iriya Rugema atuyemo, ndetse n'iyi ngiyi bacumbikiyemo kwa cyusa, yamaze kuba yavumbura ko ari ababyeyi be. Rero niko gahinda afite, akaba afite agahinda yuko Rugema yamwirukanye iwabo hariya n'ubundi Rugema ari yasanze ari iwabo, nicyo kintu cyose ari kwibuka. Rero abantu bishimiye ko Imana ikora ibitangaza, Iribagiza akaba atangiye kuba yakibuka buri kimwe cyose, akaba atangiye kuba yakibuka imitungo y'ababyeyi be yose, akagenda ari kuyimenya. Najya hasi muri comment yandikemo amen, kubera ko ni byiza cyane kuba Iribagiza atangiye kuba yakibuka buri kimwe cyose, agatangira kuba yamenya iyi mitungo y'iwabo Rugema yashimuse. Ese azabona mama we? Byose rero tugenda tubirebera hamwe. Wowe icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe, kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kumva ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza yari amaze kuba yakibuka buri kimwe cyose, yabiganiriza cyusa akamuhindura umusazi, amubwira ati iyi mitungo si yanjye, ngo ahubwo urebe neza nimba uri muzima. Ese cyusa ari mu yahe? Rero abantu batangiye kubona ko cyusa atangiye kuba yarengera, atangiye kuba yahindura uyu mwana w'umukobwa umusazi, kandi twebwe twaramaze kubona ko uyu mwana w'umukobwa buri kintu cyose ari kuvuga turi gusanga aricyo, nk'uko yavuze ati mama we aracyariho ntago yigeze apfa. Rero uri kumva ko Iribagiza atangiye kuba yatekereza neza, ashaka kuba yashyira Rugema hasi, buri kimwe cyose Rugema yamukoreye kikabasha kuba cyajya ku mugaragaro. Se araza kuba yabibona byose uko abishaka, uko abyifuza, akabona mama we ndetse agashyira Rugema mu maboko y'ubutabera.
Fabiola Rugema akajya kubyozwa ibyo yakoze. Rero nimba wemera ko burya Imana ikora ibitangaza nk'uko yakoze ibitangaza, Iribagiza akabasha kwibuka buri kimwe cyose, akabasha kuba atangiye ko yamenya ko Rugema ari we mu sekibi wa buri kimwe cyose, nubwo twabonye ko Rugema ingaruka z'icyaha zitangiye kuba zamugeraho y'ibyo yakoze ku mubyeyi wa Iribagiza, yuko twamaze kubona ko papa we yamwishe hasigaye mama Iribagiza. Rero uri kumva ko dushimishijwe cyane nuko mama Iribagiza akiriho. Rero n'Imana yabikoze. Nimba wizera Imana ko ikora byose, jya hasi muri comment wandike amen, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibyishimo gusa kuba Iribagiza atangiye kuba yavumbura Rugema buri kimwe cyose, kandi tukaba tumaze kubona ko umugambanyi wari ufatanyije na Rugema kuba yagambanira uyu muryango yarawurimo ari umukozi wabo. Uri kumva ko kubaha uburozi, kuba Fabiola yaha uburozi uyu mwana Fisto akaza akabuha Iribagiza, byaba ari ibintu byoroshye cyane, nubwo bwa mbere Imana yabashije kuba yabumutorotsa kugira ngo Iribagiza atarya bwa burozi. Uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane, itangiye kuba yagera ku rundi rwego kubera ibyinshi turi kugenda tuyibonamo biri kugenda binezeza abantu bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, bikomeje kuba byatera amatsiko abantu benshi. Kandi twamaze kuba twabona ko uriya mugore mama Kanyana hari ibintu arimo arashinza Rugema ndetse na Fabiola ntago bamushaka muri famiye, bashaka kuba bamurigasura bakamukura ku isi. Ese uyu mugore mama Kanyana mubona ko yari akwiye kuba bamwica Rugema na Fabiola, ko twabonye ko batangiye kuba bamupangira kubera ko ashyigikiye Iribagiza, kandi uyu mugore twamaze kubona we ko ari gukoresha ukuri, ashaka kuba yabwira Rugema ndetse na Fabiola ati babashe kuba bakitanga, babashe kuba bagendera mu kuri, bajye gusaba imbabazi Iribagiza kubera ko ibintu barimo baramukorera atari ibintu byiza cyane. Ariko Fabiola na Rugema ntago bigeze bumva izi nama z'uyu mugore mama Kanyana, ahubwo Fabiola na Rugema bafite inama zo kuba bakica uyu mugore mama Kanyana. Rero abantu bashaka ko uyu mugore mama Kanyana ataza kuba yapfa, Rugema na Fabiola bataza kuba bamuhohotera kubera ububi bwabo, kandi twamaze kubabona ko ikintu batangiye kuba batekereza, ikintu batangiye kuba bavuga bagishyira mu ngero. Rero mujye muri comment muvuga ati Rugema na mama Kanyana, Rugema na Fabiola bareke mama Kanyana, kubera ko mama Kanyana twamaze kubona ko atangiye kuba yagendera ku ruhande rwiza, atangiye kuba yafatanya na Isimbi kuba bashyigikira Iribagiza, kubera ko uyu muryango waramuhemukiye, wahemukiye uyu mukobwa Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakangana. Nubwo twabonye ko yagarutse hano mwa runo rugo kwa Rugema, tukabona ko bamushyiriyeho amategeko atari meza, ko Iribagiza ndetse na musaza we batemerewe kuba bakinjira hano. Ariko uriya mugore mama Kanyana akomeje kuba yarwana ishyaka, arwanirira ishyaka uyu mukobwa Iribagiza, kubera ko uburyo Rugema yafashe uyu mukobwa akamwicira ababyeyi, akabasha kuba yakegukana imitungo ye. Kandi twamaze kubona ko n'umugore ubyara Iribagiza ari umugore wa gatatu wa Rugema afite mu cyaro, akomeje kuba yaneka nawe kugira ngo yumve nimba hari ikintu yakibuka ngo amwice. Rero uri kumva ko Rugema na Fabiola akababo kagiye kuba kashoboka kuba Iribagiza yamaze kuba yakibuka. Bari bazi ko musaza wa Iribagiza yapfuye, agiye kuba yapfa, ariko bamaze kuba bamenyeshwa amakuru ko musaza wa Iribagiza yakize ari urwembe. Uri kumva Rugema na Fabiola akabo kagiye kuba kashoboka, agahuru k'imbwa kahiye. Rero abantu bishimiye ko Rugema na Fabiola bajya kuba bafungwa bakajya kubazwa ibyo bakoze. Mujye aho hasi muri comment muvuga ati dushaka ubutabera, kubera ko aba bantu koko bakwiye kuba bafungwa kubera ibyo bakoreye uyu muryango wo kwa Iribagiza. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane. Rero nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi we nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kubona bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, biri kugenda bishimisha abakunzi bayo. Ese biraza kuba byagana hehe, yuko filimi yacu itangiye kuba yagera ku rundi rwego, aho twamaze kubona uyu muryango wo kwa Rugema ibyabo ugiye kuba warangira, kubera ko Rugema atangiye kuba yapanga kuba yatoroka akava mu gihugu akagenda agasiga Fabiola
ariko Fabiola yanze kuba yasigara avuga ati yaramubwiye ati atoroke mbere aranga ariko ntago agomba kuba yagenda ubu ngubu noneho ngo urugamba rugeze ahantu rukomeye ngo ntago Fabiola yakemera kuba yasigara hano mwa bino bibazo wenyine uri kumva ko Rugema atangiye kuba yapanga kuba yatoroka uri kumva ko filimi igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane kubera ko ni ingaruka z'icyaha zitangiye kuba zamugaruka kubera ko ari kuryama akabona buri kimwe cyose yakoreye Iribagiza akabona Iribagiza mu nzozi ari kuza kwihorera kandi akabona ibidahari rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu heza buriya ni Imana iri gukora umugambi wayo ngo ibashe kuba yatesha umutwe Rugema nawe atangire kuba yavangirwa kubera ko icyaha atari ikintu cyiza cyane. Ese wowe muri no filimi wabashije kuba wakuramo irihe somo kubera ko filimi yacu igendera ku masomo hari amasomo runaka aba ari gutangwamo hano muri no filimi ese wowe wakuyemo irihe yuko hatambutsemo amasomo menshi rero nimba wabashije kuba wabona ino filimi INZIRA y'umusaraba ni byiza cyane byabashije kuba byatambuka rero jyaho hasi muri comment uvuga ati nakuyemo isomo iri niri kubera ko burya icyaha ntago ari ikintu cyiza ino episode yari iri kuganisha ko Rugema kuba yarakoze icyaha ni ingaruka zacyo ziri kugenda zimugaruka kubera ko atakiri kubona ibitotsi kubera kuba yatesha umutwe Iribagiza nawe Imana itangiye kuba yakora ibitangaza byayo rero ni byinshi cyane bikomeje kuba byaranga iyi filimi dukomeje kuba twarebera hamwe gusa nimba tugeranye kuri uno munota tukiri kumwe ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nyaboneka nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi INZIRA y'umusaraba nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza tugiye kugenda tureba akantu kamwe ku kandi se biraza kuba byagenda gute kandi filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye cyane abantu rero bifuza ko finali yageraho filimi yacu tukayisoza mujyaho hasi muri comment muvuga ati filimi irarambiranye muduhe ibindi bice kubera ko cyangwa musoze filimi yuko filimi yacu itangiye kuba yagera ahandi hantu haryoshye cyane igiye kuba yashimisha abakunzi ba filimi INZIRA y'umusaraba byinshi cyane twamaze kuba twabonamo kandi bigiye bitandukanye byakomeje kuba byashimisha abantu aho twamaze kubona ko Iribagiza yamaze kuba yamenya ukuri noneho akaba yamaze kuba yakibuka ko iyi mitungo yose Rugema afite ari iy'iwabo ari iy'ababyeyi bese Iribagiza agiye kuba yakora iki byose twamaze kuba twabirebera hamwe byinshi byamaze kuba byaranga iyi filimi yacu kandi twabonye cyusa inama yamugiriye bahita biyemeza kuba bafatanya mu rugendo rwose Iribagiza agiye kuba yatera buri ntambwe yose uri kumva ko cyusa noneho yabashe kuba yagarukira Iribagiza nubwo byari byatangiye amwita umusazi uri kumva filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye kandi twamaze kubona ko uriya mwana Fisto ibintu arimo arakora umuryango wo kwa Rugema umuryango wo kwa Rugema agiye kuba yatangira kuba yaworeka kuba yavugana nabo kubera ko hano kwa cyusa yamaze kuba yafatwa kandi yanekeraga buriya muryango wo kwa Rugema yanekeraga Fabiola ndetse na Rugema bari kumva ko ake kagiye kuba kashoboka kubera ko yabashe kuba yafatwa Fisto arimo agambanira uyu muryango arimo atanga amakuru y'uko Rurangirwa yakize kandi ni byinshi cyane twamaze kuba twabonamo hano muri ino filimi byagumye bishimisha abantu twamaze kubona ko ndetse Fabiola ndetse na Rugema akabo kagiye kuba kashoboka ndetse n'uriya mugore Mama Kanyana kubera ko hari ibintu batari kumvikana ko uriya mugore Mama Kanyana ashaka kuba yafasha Iribagiza akabasha kuba yagendera ku ruhande rwa Iribagiza akabwira Rugema ndetse na Fabiola kuba bakitanga kubera ibintu bagumye bakorera uyu mukobwa Iribagiza atari ibintu byiza cyane rero nimba tubashije kuba twagirana kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima